secours. Si le chemin est à vie à tracer, je marcherai chaque jour. Garde mes yeux les entrées de ce monde. Gardez-moi près de la croix. Pense que seul mon âme est féconde. murakoze cyane. Nishimiye kongera kugaruka kubaganiriza. Imana yo mu ijuru ihabwe icyubahiro ku bwanjye no ku bwanyu. Imana ihabwe icyubahiro ku bw'iyi groupe EXO, ati reçois l'adoration. Icyubahiro ni icyayo. Okay, hari ikintu njya nibaza. Tuvuge par exemple umuntu utazi Imana, utanayitaho, nta gihe na kimwe aribaza impamvu isi yose ivuga Imana. None se ubwo abantu bo mu isi hose ni abasazi? Ntabwo ari abasazi. Ndabashimiye. Reka dushimire Imana, tuvuge ijambo ry'umunsi. Data wa twese, Mana nziza, Mana yo mu ijuru, Mana ikomeye, Mana iriho, Mana yahozeho kandi Mana izahoraho, uzamura icyubahiro. Urera kandi urakiranuka. Uri alfa, uri omega, uri mwiza, uri byiza muri byose byiza. Ntabwo nabona ukuntu muvuga, ariko uzamura icyubahiro. Ndagushimiye kubw'iyi saha nziza y'umugisha. Nayita ko ari isaha y'agaciro, isaha yo kuganira nawe, isaha yo kuvuga ibyiza wakoze, isaha yo kuvuga ibyiza gukora uyu munsi, ni isaha no kuri uyu munota, isaha yo kuvuga n'ibyo ugiye gukora mu gihe kizaza. Reka ubishimirwe. Umutima wanjye uragushima. Dawidi yaravuze ngo mwabindimo mwese nimushime Uwiteka. Ndagushimiye kuri uyu munsi mwiza urangiye amahoro. Ngushimiye ko wabanye nanjye, wabanye n'abankurikiye, wabanye n'umuryango wanjye, wandinze amajya n'amaza. Si uko Mwami Yesu hari abandi batahuye n'ibintu bitandukanye bigoye, ariko ndi hano ngiye kugushima. N'abandi reka dushime, tuteye kuba nk'abandi bahagiye 11 hakagaruka gushima umwe. Reka tujye duhora tugushima, haba mu bibi haba mu byiza. Reka tugushime Uwiteka Nyiringabo. Ndagushimiye. Ishimwe no gukomera ni ibyawe none n'iteka ryose. Amen, amen. So ndabashimiye rero. Uyu munsi ndashaka kubaganiriza ku jambo rivuga ngo imbaraga zo gusenga. Imbaraga zo gusenga, imbaraga z'isengesho. Pawulo ahantu yanditse aravuga ngo dusa n'abacitse ariko dutungishije benshi. Wasanga tukiri kuri iyi si kubera abantu bapfukama bagasenga, kugira ngo itarangira. Kuko ntawe uzi igihe izarangirira, ariko nkurikije n'ibihe dusoma muri Bibiliya bigaragaza ko igihe kimaze kugera. So rero reka dusenge, haba mu byiza haba mu bibi, mureke dusenge, sibyo? Hano rero ndashaka kubabwira ku mbaraga zo gusenga. Ndabanza nsome icyanditswe kiri muri Luka 18 umurongo wa 1 kugeza ku wa 8. Icyanditswe kiri muri Luka 18 aho Yesu yatangaga urugero rw'umucamanza. Umucamanza wari mu gutubaha Imana, ariko umupfakazi yaramutitirije ngo aramwikiza. Noneho Yesu hasi aravuga ngo se ngo ni wo umucamanza mubi utarubaha Imana, utari mwiza, yaragiriye ubuntu uwo mukecuru, ese Imana yo izatugirira ubuntu bingana gute? Niko birivuga. Hano avuga ngo umugani w'umucamanza w'umupfakazi wamutitirije, ngo abacira uwo mugani
wo kubigisha ko bakwiriye gusenga iteka ntibarambirwe. Arababwira ati hariho umucamanza mu mudugudu umwe utubaha Imana ntiyite ku bantu. Ese ubundi umuntu yakubaha Imana, yaba atubaha Imana akita ku bantu gute? Yesu aravuga ngo umuntu atanga ibimurimo, ngo umuntu mwiza ngo atanga ububiko bw'ubwiza bumurimo, ngo n'umuntu mubi atanga ububiko bw'ububi bumurimo. Ese wajya gufungura robine irimo ibiziba ikakuzanira amazi meza? Ntabwo bishoboka. Niyo mpamvu ntiyubahaga Imana, ntiyakundaga n'abantu. ngo harimo muri uwo mudugudu harimo umupfakazi aramusanga. Muri uwo mudugudu harimo umupfakazi aramusanga, aramubwira ati ndengera ku mwanzi wanjye, amara iminsi atemera, ariko aho ageze aribwira ati nubwo ntubaha Imana kandi sinite ku bantu, ariko kuko uyu mupfakazi anduhije ndamurengera ngo adahora aza iminsi yose akandushya. Bibiri ikomeza ivuga ngo nuko umwami Yesu arabaza ati ntimwumvise iby'umucamanza ukiranirwa yavuze? ngo ubwo bibaye bityo Imana se yo ntizarengera intore zayo ziyitakira ku manywa na nijoro? Sibyo? Ku manywa na nijoro. ngo mbese yazirangarana? ndababwira yuko izazirengera vuba. ariko umwana w'umuntu naza, mbese azasanga kwizera kukiri mu isi? Nicyo kibazo Kristo yese yibaza nyuma. Aravuga ati se nshimye ko musabye bakabasubiza. Ese kwizera nicyo mwitayeho? Ese ubwami bw'Imana nibwo mwitayeho, cyangwa mwitaye ku byo musabye bakabasubiza ibindi bikazaza nyuma? So rero insanganyamatsiko yanjye y'uyu munsi iravuga ngo dusenge ubudasiba. Imbaraga zo gusenga. Imbaraga zo gusenga. Twagiye tubona abantu benshi muri Bibiliya bagiye basenga. Ntabwo ndi bujye handeho y'ijambo, kuko icyo mvuga ni Bibiliya, kandi Bibiliya ntekereza ko nutayemera azayemera, ariko ngenda yemera. Hari n'abandi bankurikiye bayemera. Noneho hano turakomeza tujye ku mateka y'umugabo witwa Koroneliyo. Imana ni inyemuntu, igira ubuntu budasanzwe. ngo Koroneliyo uwo ngo yari umutware. Biri mu Byakozwe n'Intumwa igice cya 10, Actes des Apôtres igice cya 10, igice cya 10 kuri kabiri haravuga ngo tukadutangire hejuru. ngo marayika abonekera Koroneliyo. ngo hariho umuntu w'i Kayisariya witwaga Koroneliyo, umutware utwara umutwe w'abasirikare. yari umuntu ukomeye. ahangaha ndagira mbabwire ko agakiza ni ak'abantu bose. Nifuza ko buri muntu wese yumva ko agakiza arake, kandi ko ntawe utarababariwe. twese twarababariwe. isifi yo kwinjira gusa, kwinjira mu muryango w'agakiza. ngo yari yatwaraga umutware utwara umutwe w'abasirikare wo mu ngabo zitwa Italiyana. yari umuntu w'umunyadini, wubahana Imana n'abo mu rugo rwe bose, wagiriraga abantu ubuntu bwinshi, agasenga ubudasiba. Tekereza ko yasengaga atarabona agakiza. Sibyo? Buriya hari abantu basenga batarabona agakiza, ariko niho biba byerekeza. kuko urebye nko myaka 10 itambutse narasengaga, ariko sinarinzi ibyo ndimo. ariko Imana ni umubyeyi, ibasha kurokariza buri muntu wese uyishaka. noneho kuri 4 haravuga ngo aramusubiza ati gusenga n'ubuntu bwawe bwazamukiye kuba urwibutso imbere y'Imana. nibwo Mwuka yaragendeye Petero amwereka bya bintu by'ibinyitari birimo ibisimba bitandukanye. noneho Petero akavuga ati no, ibi ntabwo biribwa. bigaragara ko uyu Koroneliyo yari umunyamahanga. ngo ibi ntabwo biribwa. noneho Mwuka akamubwira ngo haguruka urye kuko nabihumanuye. nuko niho Yesu amubwira ko agakiza katari muri Isiraheli gusa, ubwo kambutse kageze no mu banyamahanga. aravuga ngo genda urebe uyu n'uyu. amurangira kwa Koroneliyo. nibwo yatuje Koroneliyo agakiza, yakira Umwuka Wera. byavuye mu gusenga. So rero Yesu akomeza avuga ngo musenge ubudasiba.
niba ari no mu kazi usenge, simvuze ngo ugende wiherere usenge, kuko Bibiliya iravuga ngo igihe kirageze kandi kirasohoye. Ubwo Yesu yabwiraga wa mugore w'umusamariya akaza amusanze ku iriba, asanze amusabye amazi, hasi aravuga ngo igihe kirageze kandi kirasohoye, ngo yuko abasenga data bamusenga mu kuri no mu mwuka. Ntibivuga ngo ugende upfukame cyangwa wiherere ugire gute, nabyo ni byiza kuko n'icyubahiro ubaha Imana, ariko hari n'igihe waba uri n'ahantu bitakwemerera gusenga, ngo usengesha umwuka, usengesha umwuka. Buriya hari ukuntu ushobora nko kuri ijambo ndi kuvuga ariko mu mwuka wanjye ndi gusenga. Buriya hari ukuntu ushobora nko kujya muri banki ugatonda umurongo ukavuga ati Imana ahantu ndahava, bitewe na gahunda ufite, ugatangira kwatura mu mutima ko uhawe serivisi byihuse. Wajya kubona ukabona umuntu araje ngo bite ngo harya ndakuzi, kandi ntaho nakuzi, ntaho da tubige ndakuzi, harya nturiho kwa kanaka, cyangwa harya ntukora aha n'aha, kandi ntaho nakuzi. Ariko kuko umwuka arambwira ati genda urebe uriya muntu. Gusenga ni ukuvuga ngo habaho gusubizwa, agahita avuga ngo ngwino ngurihutirwa, akaba aragufashije. Akaba aragufashije. Nigeze njya ahantu hari serivisi mashaka, mpageze masanga abantu benshi, ndavuga ndahava gute, ngiye kubona mbona haje umudamu arambwiye ngo ahantu we ntabwo hazi, ngo ngwino ngufashe utahe. Sibyo? Ni ukuvuga ngo izo ni imbaraga zo gusenga. Noneho gusenga mu mwuka no mu kuri ni uguhora ukuri n'ijambo, mu mwuka ni uguhora watura ijambo. Niyo waryatura ntawe ukumva, ukavuga uti ijambo ry'Imana riravuga, umuntu ukamukura mu nzira cyangwa icyo ushaka ukakibona, cyangwa ni ukuvuga ngo ni uguhora usenga, gusenga ubudasiba. None se Kristo ko atigeze ashyiraho ngo mujye muruhuka, katavuze ngo ku manywa mujye mukora, nimutaha wenda mufate isaha musenge, cyangwa se ngo nijoro muze kubyuka musenge, ahubwo Kristo yaravuze ngo musenge ubudasiba nta kuruhuka. Niyo mpamvu agereranyije Imana n'uyu mucamanza mubi, aravuga ngo none se niba umucamanza udakiranuka, udakunda abantu, udakunda Imana, yarabashije kumvira uyu mupfakazi, ni iki cyatuma Imana yita twumvira kandi turi intore zayo? Ndakomeza mbabwire amasengesho abantu bagiye basenga muri Bible kandi Imana ikabasubiza. Daniel yasengeye ubwoko bwabo, igice cya hose ndahavuga kuko ngiye ikintu mba ningambiriye ni kimwe, mba nifuza ko abantu bakunda Bibiliya. Iyo ufite Bibiliya mu mutima wa muri wowe wumva wuzuye, kandi iyo ufite Bibiliya ugenda wemye, nta kintu kikuza imbere ngo ubone hari ugucanganyikirwa. Ikintu gitangaje ni ukuntu Bibiliya yanditswe mu myaka yashize kandi myinshi, ariko ihora iri preza. Daniel arasenga, ubwo yingingiraga ubwoko bwawe asaba imbabazi. Ngira ngo nta muntu hano muri Bibiliya utarasenze, nabaye Nehemiya barasenze, ariko hari isengesho nakunze cyane, ndaza kurigarukaho, ry'umugabo witwa Yona ari mu rufi, ari mu nda y'urufi. Igice cya 9, Daniel isengesho rigere mu gice cya 9, aravuga ngo mpanga amaso Uwiteka. Ntabwo kwiriza ubusa biri mu isezerano rya kera gusa, n'ubu ngo kwiriza ubusa kurahari. Ntekereza ko hari ababikora, n'utarabikora azasoma umwuka wera bimuhe. Iyo umuntu yirije ubusa arakamuka agacika intege, noneho umwuka wera agakora, za kamera ayitura hasi, kamera arayikamura iyo yiyirije ubusa. Noneho umwuka wera akakunihira iminiho, niko Bibiliya ivuga, aniha iminiha dusengera kugira ngo na bya bindi dukeneye bigere ku Mana bitunganye. Noneho aravuga ngo mpanga amaso Umwami Imana yanjye, mushakisha gusenga no kwiyiriza ubusa. Nambara ibigunira nisiga ivu, nsenga Uwiteka Imana yanjye, nyaturira nti Nyagasani Imana nkuru y'igitinyiro, Imana y'igitinyiro ikomeza gusohoza isezerano no kugirira ibambe abayikunda bakitondera amategeko yayo. Urabona ko na Daniel yasenze. Nta kindi navuga, ndababwira ijambo nawe yarasenze. Undi wasenze ninde? Ni Hana. Ana rwose ngo yuriraga umusozi buri mwaka akajya gutanga ibitambo, bigeraho naho Elukana ajya amubwira ko uriya mutambyi Eli ajya amubwira ngo ariko wowe uzageza he n'isindwe ryawe. Ariko Hana yari afite umutima uciye bugufi, aravuga ati rega ntabwo nasinze, ahubwo ni agahinda. Ngo yavugaga abegeya kubera yari yarabuze icyo avuga, byarigeze aho umwuka asenga. Ariko icyatangaje yabonye umwana w'umugisha, arangije avuga ati ndamugutuye Uwiteka azagukorere. Kandi koko niwe wabaye umuhanuzi wa mbere wa Isiraheli, Samweli.
iyo wumvishe amateka ya Samweli wumva koko Hana ntabwo yavunikiye ubusa, sibyo? Buriya ikintu kiratinda kuza isi ikakota, ariko byose ni kubw'icyubahiro cy'Imana. Umunsi cyasohoye n'abadasenga baravuze ati yo disi wanza ya Mana yisubiza. Ati njye hari umuntu wigeze ambaza arambwira ariko wanje wasengeye, hari ikintu cyari Imana yari yankoreye, arambaza ngo wasengeye he? Ati nicyo kimvanye iwanjye nje kukubaza aho wasengeye. Ni ukuvuga ngo uyu mubabaro Imana iremera ukababazwa, ukabayobe, ukababazwa bakagutuka, ariko si uyu muntu ni iki? Ariko uyu mubabaro ubyara umugisha. Nibyo ejo bundi nababwiye ngo kuko kubakunda Imana ibintu byose ifatanyije no kutuzanira ibyiza, harimo imbaraga zo kwihangana. Mu gusenga ntabwo wareka kwihangana, ariko n'ikindi ntiwareka kwizera. Ndabizi hari igihe ugeraho ukavuga atariko Imana asenze iranyumva, atariko Imana nsenga ibaho. Icyo kibazo hari igihe nakizigeze nkibaza, ariko ni gute nshobora kuba nyuranya n'ibyo abandi bakora? Se Imana aho nayitegerereje izaza. Ariko nibuka Yohana umubatiza atuma abigishwa be, yarababwiye ngo mugende mumbarize niba ari we Mesiya uzaza. Yarananiwe kuko umurimo we wari warangiye arananirwa, atangira kumva se bizagenda bite. Niyo mpamvu yawukomeje bikarangira bamuciye igihanga. Ariko iyo ahishurirwa neza ko Kristo yaje, ko umurimo urangiye, wenda hari ukuntu kuri Imana ari kubigenza, ariko ku Mana yo ntacyo bitwaye. Yagiye mu ijuru nyine Yohana, kuko ijambo riravuga ngo ntawe uruta Yohana umubatiza mu byaremwe n'umugore byose, mu by'isezerano rya kera, ngo ariko umukuru mu bwami aramuruta. Ibyo ni Yesu wabyivugiraga. Ariko ndagira ngo mbwire ko mu gusenga n'urugendo rwo gusenga habamo kunanirwa. Hari igihe ushaka kumbaza uti se aho nasengeye, ni kenshi mbyumva n'abantu, ariko hari igihe umuntu abimbwira nkumva ndababaye, ati se kuki ino Mana itankiza? Ariko ni urugendo. Hari ubwo inashima ko utakira ukanataha, ahubwo byaba ari byiza umenye ngo ubwo ntakize se ntashye gute. Imbaraga zo gusenga. Turakomeje rero turebe undi muntu wasenze muri Bibiliya, kuko nta kintu na kimwe twageraho tudasenze bantu banjye. Ntacyo urapfuka mugasenga, ijoro ryagera ugasenga, aho ugeze ugasenga, ikibazo cyose uhuye nacyo ugasenga, wagira abanza ugasenga, ugafata Zaburi ya 35 ukayivuga, ukayihera ku murongo, utiburanya n'abamburanya, rwana n'abarwanya ukayivuga yose. Ati ingabo nto nini, niko Dawidi yavuze. Dawidi we rwose mu gusenga kwe nta mpuhwe yari afite, kuko yabonaga ko n'isi itamugiriye impuhwe. Noneho turakomeza. Undi muntu wasenze nababwiye kare nza kugarukaho, ni umuntu bita Yona. Reka tuhasome. Ni isengesho ryo kwizera, kuko isengesho ryose rigomba kuba ririmo no kwizera, ngo kuko utizera atanezeza Imana. Ntabwo ushobora gusenga utizeye, sibyo? Kandi ikindi kintu, ntabwo ushobora gusenga ngo uvuge ngo Mana urangije gusenga nurangiza ugende. Oya, tegereza wumve ko Umwuka wera akubwira uko ikintu agikoze cyangwa uko abyifuza. Ikindi, ntabwo gusenga buri munsi ari ugusenga usaba. Hari n'igihe wumva ukumbuye Imana, ukumbuye kuza ukaramya, ukavuga mu ndimi, ukabwira Imana ko ari nziza, ukayisingiza, atari uko ufite ibibazo ubifite byinshi. Ariko icyo gihe Imana yaravuga ati uyu muntu nkunda gutya namuhisha iki? ngo nukabona Aburahamu aravuga ati Aburahamu inshuti yanjye. Ariko uzi kuba inshuti y'Imana ni ikintu gikomeye cyane. Rero Imana iravuga ati uyu muntu wanjye nta kintu namuhisha, kubera ko anambaho, anyitaho, azi no kunsingiza, azi no kundirimbira, sibyo? Ukicara rwose ukabwira uti Imana ndagushimira ibyiza byose wakoze, ndagushimira ko wampaye agakiza, ndagushimiye ko muri iki kinyejana kirimo ibibazo byinshi wampisemo, ndagushimira ko nibi wabikoze, ndagushimira ko numva umutima wanjye uri clean, ndagushimira ko amaraso yatapfuye ubusa. Byose ukabibwira Imana. Noneho twari tugiye ku isengesho rya Yona igice cya 2. Yona ari mu bahanuzi batoya. Yona mu gice cya 2 yamaze kubona ageze kwa kundi nyine habaho kutumvira, kandi we yari umuhanuzi. Imana iramubwira ngo najye i Nineve kuburira ubwoko bwayo,
arangije ahitamo kwigendera, niba araryita rushishi sinzi niba mbicuritse ahitamo kwigendera. Noneho aza yicaye atuje, Mwuka Wera ni mwiza, aramugenderera atangira arasenga, maze Yona arasenga Uwiteka Imana ye mu nda y'urufi nagize ibyago ntakiri Uwiteka aransubiza, nahamagariye mu nda y'ikuzimu wumva ijwi ryanjye, kuko wanjugunye imuhengeri mu nyanja, umwuzuro warangose, ibigogo byawe n'imiraba yawe byose byarandengeye, ndavuga nti ciwe imbere. Ariko yaravuze ngo ciwe imbere ko yari yihebye, aravuga ngo ciwe imbere. Hano nashaka ko tureba cyane 2:5 ngo ndavuga nti ciwe imbere yawe. Yahise yishyiraho condemnation, yahise yumva ko birangiye, ko no kuba byibura atarumviye bitazatuma Imana. Hari igihe bavuga ngo ni abantu baciwe ku ngoma, abo bantu babaho, abantu banangiye umutima. Nawe yageze aho ari class aravuga ati byari byose nciwe ku ngoma, nta kintu bizama, mbese urugendo durangije nabi. Kuko nawe uri mu nda y'urufi, nawe tekereza niba hari situation igeze ugeramo ukavuga uti Imana iyo noneho nzayivamo gute. Noneho wanatekereza ko wayigiyemo ubigizemo uruhare, ukavuga uti noneho nciwe imbere y'Imana burundu. Ariko Imana ni inyebambe. Noneho kuri 5 hakomeza havuga ngo ariko nzongera, wumve iri ni isengesho rikomeye, isengesho ryo kwizera, ngo ariko nzongera kureba urusengero rwawe rwera. Sibyo? Ariko nzongera kureba urusengero rwawe rwera. Mu myaka ishize hari igihe nageragejwe ndababazwa, abantu bakambwira ariko igicucu nta bwenge, ndabyibuka abantu kandi bari inshuti zanjye, ariko mu umwuka Wera akavugira muri njye akambwira ngo ndabizi ko Imana izangirira neza, ndabizi ko umunsi umwe Imana izanyibuka. Noneho nta sengesho ridasubizwa. Hano buri muntu wese wo muri bo wagiye asenga yarasubijwe. Ba Esiteri barasubijwe biyije iminsi 3, barasubijwe kandi bahabwa privilege kurusha uko bari kuba hari impunzi gusa. Hano muri Yona 2 tugeze ku murongo wa 11 ngo nuko Uwiteka ategeka urufi ruruka Yona imusozi. Yona ahabwa amahirwe ya 2 asubira kuvuga ubutumwa. Ni nabwo yabagiye arababwira barihana. Noneho bamaze kwihana, sinzi ukuntu Yona yagiye ahantu ngo niba hari uruyuzi, amaze yiyegamiye uruyuzi rumutwikiriye ngo izuba rirava ngo rurumva ararakara. None arakaye abwira Imana iramusubiza ngo se ngo urwo ruyuzi n'ubwoko bwanjye wari waranze kuburira gifite agaciro n'iki? Ubwo urumva rero ni inkuru isekeje, iyo nyisomye ndaseka nyine. Ariko bigaragara ko Imana ari inyebambe kandi ari inyempuhwe. Dore yari yaramutoranyije nyine naramutuma, ariko Yona arafite akantu ko kagakode ko kutumvira igihe. Avuga ati ntabwo njya kubabwira, ati bari abantu birirwa bakora ibyaha, se ndajya kubabwira iki? Ariko bigaragara ko Imana ni umubyeyi, byari ngombwa ko ibarokora. So iri sengesho rya Yona rero niryo natekereje kubaganirizaho kugira ngo dukomeze dusenge. Yesu yarasenze kandi ari Imana. Kuki se yasenze? Kwari ukugira ngo atwereke urugero ko natwe tugomba gusenga. Tubona isengesho rya Koroneliyo ngira ngo mwaribonye. Noneho tugiye no kureba ikindi kintu cyiza cyo gusenga, bizana ubusabane n'Imana, mukaba inshuti. Uzi ko muba inshuti mukaya mugenda muganira, kafate ko Mana nawe ndebera kiriya kintu. Hari igihe nigeze mbwira Imana ndashaka kugura ikintu nicaye mu gitanda, iki nshaka kukigura, nza kubona amafaranga angana neza n'icyo kintu ukuntu kigura, ngiye kuyoherereza umuntu narinzi ufite ikibazo, kumva nubijije ambwira ati harya nta kintu washaka kugura. Mugira ubusabane kandi bisaba no kugira obedience, kumvira. Uriya ntushaka kugira inshuti n'Imana utumvira. So hanyuma ikindi nifuze kuvugaho ni ukurindisha isengesho ibyo wabonye. Niba warabonye abantu usenze, ariko sinangombwa ngo ubarindishe isengesho gusa, umusengera umutwite. Musengera umutwite, utaranamubyara ukamusengera, yanavuka ukamusengera, yajya ku ishuri ukamusengera, uhora umusengera, ntabwo urekeraho. Hari ikintu cyabaye mu myaka ishize, nko mu myaka 10 ishize,
habaye ikintu cy'ukuntu abantu bagiye kuri universite, abamama abapapa ugasanga bose biga nijoro, noneho ugasanga nijoro umwana ari kumwe n'abakozi. Buriya nubwo wari kumwe n'abakozi bamwita ariko sibo bamubyaye, ariko niko ubuzima bwari bushushanyije. Noneho ugasanga umwana muri iyi myaka afite imyaka 16, 17 yinywera urumogi, yinywera ibitabi. Noneho kumva umugore ari kuvuga umwana wanjye ubu nibwo agiye mu bapasiteri, ubu ikindi byananirana akamujyana iwawa. Urimo urabyumva, ariko umwana umusengera ukimutwita utaranamutwita, nibwo utangira kumusengera ukamwaturaho amagambo y'ubutwari, uti umwana wanjye uzamunda ukuriremo neza, ntuzavuke umugaye, ntuzavuke ufite ikibazo, uzavuke neza kandi uzakure neza, uzahinduke iki. Imbaraga z'ururimi buriya zirakora cyane mu gusenga. So rero nayo ni konseye umuntu wese utwite wabasha kumvira ijambo azajye asengera umwana atwite. Kandi ni byiza kwatura, buriya imbaraga zo kwatura ziratangaje. Ikintu cyose wifuza ko kikubaho uzajya ucyatura, uvuga ngo umwuka w'ubwenge wuzuye kuri njye, umwuka w'ubwenge wuzuye kuri njye. Hariya muri Yesaya avuga ngo umwuka w'Uwiteka ari kuri njye, sibyo? Avuga ngo umwuka w'ubwenge ari kuri njye, umwuka wo kumenya ari kuri njye, umwuka wo gusenga yuzurijwe muri njye, umwuka wo kuramya yuzurijwe muri njye, umwuka wo kwizera yuzurijwe muri impano z'umwuka zose ukazivuga. Uravuga ngo umwuka weraganje muri njye, ngo amazi y'ubugingo aratemba, arasendera agatemba agasohoka hanze. Byose iby'ubwami bikakuzuramo ukaba Kristo muzima kuri iyi si. So hanyuma ikindi kintu ni ugusenga isengesho ryagutse. Buriya ntukajya usenga isengesho ry'akawunga. Oya, Imana ikorana n'abaviziyoneri, Imana ikorana n'umuntu uvuga ngo ngiye nzubaka amashuri, abantu babona akazi bateye kujya kwiba, abana bige, ngiye nzubaka ibitaro, abaganga babona akazi, abantu bajye bavura abantu. Uko ni ukugira partnership n'Imana kuri iyi si, tugakora ibyo yifuza. Rya sengesho Yesu yaduhaye yaravuze ngo uko ubishaka bibe mu isi uko biba mu ijuru. Ni ukuvuga ngo igitekerezo kijya kuza kivuye mu ijuru kigahura n'icyo ufite ugahita ukomeza, sibyo? Imana ikorana n'abantu bafite ibitekerezo byagutse. Ariko se urasabye akawunga k'ibihumbi 5, n'ejo uzasaba kandi wasabye ikintu kizatuma ako kawunga ukabona n'ibindi birenze. Imana ikunda abantu bafite mindset yagutse. Hanyuma rero nibyo nifuje kubaganirizaho uyu munsi. Ni byiza no muri commentaire mujye munyandikira, harimo abanyandikira bakambwiranje ibi ntabwo bimeze neza, ibi bimeze neza, uzahindura ibi ngibi. So ndabashimiye. Nasoza mvuga ngo utarakira agakiza yatangira akakakira. Ngo Mwami Yesu Kristo, uyu munsi ndakwizeye, ndakwiringiye. Uyu munsi uhindutse umwami wanjye, nkuwe mu gitabo cy'urupfu nanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Ibyakera biribagiranye, mpindutse icyaremwe gishya, mpindutse umwana w'Imana. Amena. Uwiteka Nyiringabo ndagushimiye cyane, gushimiye ku bw'aba bana b'Imana bahindutse bashya. Reka tubiteho, reka tubakomera amashyi cyane, kuko binjiye mu bwami bw'Imana. Nzi ko no mu ijuru banezerewe. Reka Mwami Yesu Kristo umwuka wawe wera abasange. Reka umwuka aragenda abe mu mitima yabo, abayobore, ababohore, abakure mu byakera nk'uko tubivuze, buzuzwe guhinduka ibyaremwe bishya mu izina rya Yesu Kristo. Mwami Yesu, abigishwa barakubwiye ngo twigishe gusenga. Natwe hano ndagusabye ngo umuntu wese uzumva rino jambo umwigishe gusenga. Ndabizi ko nta sengesho rito ribaho, kandi biravuga ngo ntawe uneguza Imana izuru. Ikiri mu mutima Imana irakimenya, ariko ni byiza kwaturuka kivuga. Ndakwinginze rero Mana yo mu ijuru, dushoboze gusenga, dushoboze kuramya, dushoboze gukunda ijambo, dushoboze kurisoma, dushoboze kujya turisengeramo mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Hari sengesho nkunda cyane nko muri kino gihe abantu barwaye za corona, za covid, muzijye mukunda gusoma Zaburi ya 91. Nguba mu rwihisho rw'isumba byose, ngo umwambi ugenda ku manywa na mu gihe ugenda nijoro, ni imyuka itagara